Mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ibintu bishobora guhinduka mu rwego rwa diplomasi y'akarere no ku mugabane wa Afrika muri rusange. Kuri ubu ngubu noneho n'abayobozi babiri twanavuga ko bafite uruhare rukomeye cyane mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, dore ko bari ku ruhande rumwe ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, nibo bagiye gufata ubuyobozi bw'imiryango ibiri y'ingenzi harimo wo mu karere ndetse no ku rwego rwa Afrika ni Icglr ndetse n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe AU. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo azashyikirizwa ubuyobozi bwa Icglr ni mu nama izabera i Kinshasa kuri uyu wa 15 Ugushyingo 2025. Uyu muryango ugizwe n'ibihugu 11 birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Burundi, Rwanda, Uganda, Sudani y'Epfo ndetse n'ibindi. Ukaba ugamije guteza imbere amahoro, umutekano n'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Gufata ubu buyobozi kwa Tshisekedi bizaba bibaye mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iri mu ntambara ikomeye na M23, umutwe uvuga ko urwanira uburenganzira bw'abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi bamaze imyaka myinshi cyane bahohoterwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Icglr ikaba iherutse kwamagana ubukana bw'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko RDC yiyemeje gukomeza gukoresha ingufu za gisirikare mu guhashya uwo mutwe. Uyu muryango rero ukaba waranashyizeho gahunda yo gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro ndetse no gucunga umutekano cyangwa se kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba, ni mu rwego rwo kugira ngo abaturage babone agahenge. Ariko kandi uyu muryango wari wanakanguriye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'imitwe yitwaje intwaro gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro binyuze mu nzira zemewe n'amategeko. Kuba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo agiye kuyobora uyu mutwe cyangwa se uyu muryango, nta cyizere gihari noneho ko uzongera kugira ijambo ryuzuye. Bamwe bakavuga ko ashobora kuzakomeza gukoresha uyu mutwe noneho akoresha ingufu za gisirikare cyangwa se anafata ibyemezo bikakaye ku mutwe wa M23 atwerera igihugu cy'u Rwanda, ibyo u Rwanda rwahakanye inshuro zose. Tukibukiranya ko muri iyi nama izaba muri iki cyumweru n'ubundi Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yanze ko u Rwanda rwitabira iyo nama bijyanye ngo n'ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Gufata ubutegetsi kwa Tshisekedi cyangwa se kwinjira kwe mu buyobozi bw'uyu muryango bishobora guha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ijwi rikomeye mu gutambutsa uburyo bwayo bwo kubonamo umutekano, bikunze kunengwa ko bishingiye ahanini ku gisirikare, aho kugira ngo kino gihugu iteka ryose gishyira imbere ibijyanye n'inzira zo gukemura ibibazo mu biganiro. Hirya gato rero kwa mugenzi we w'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, no kuva muri Gashyantare cyangwa se Mutarama, na makuru akomeje kugenda avugwa hose. Umwaka utaha w'2026 Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nawe azayobora African Union asimbuye Joao Lourenço wa Angola. Ubuyobozi bwa African Union buzafata Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko kandi bugahindurwa buri mwaka hagati y'uturere twa Afrika, kandi uyu mwaka utaha uzaba ari uwa Afrika y'Iburasirazuba. Ndayishimiye wahoze ari generali mukuru azaba afite noneho inshingano zikomeye cyane zo guteza imbere amahoro ku mugabane, harimo ikibazo cya Sudani n'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Icyakora cyo bamwe barakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga ko iki ari igisebo ku Banyafrika kubera ibibazo biri mu gihugu cye, udasize no kuba uyu mugabo bagiye guha izi nshingano zo kugarura amahoro, ahubwo ari umwe mu bakomeje guteza ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, dore ko yohereje ingabo zigera ku 15,000 kujya gushyigikira ingabo za Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'ubundi mu guteza umutekano muke cyangwa se mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hanyuma rero bakibaza uburyo igihugu cye kuri ubu ngubu gikomeje kuvugwamo ibibazo birimo nko guhonyora uburenganzira bwa muntu, gufunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abamushyigikiye kuba barakomeje kugenda babuzwa amahoro, hakiyongeraho no kubashyigikiye intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo uko azashobora izi nshingano zirimo guhagarika intambara. Ni mu gihe nyamara ari umwe mu bashyigikiye ko izo ntambara zikomeza bijyanye ahanini n'amafaranga cyangwa se izindi nyungu azikuramo.
Ibintu rero bikomeje kwibazwaho cyangwa se twavuga ko byinshi bikomeje kugenda bigarukaho cyane kuri ubu ngubu n'uburyo Tshisekedi yagiye kuyobora uyu muryango wo mu karere Icglr ndayishimiye akayobora AU kandi bikaba bishyira ubuyobozi bw'imiryango y'amahoro mu maboko y'ibihugu bibiri. Twavuga ko bishyigikiye intambara imwe yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Burundi ni kimwe mu bihugu byohereje ingabo ku ruhande rwa FARDC zirwanya M23. Ni mu gihe Tshisekedi yakomeje kuvuga ko M23 ari umutwe w'iterabwoba ushyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda, ibyo u Rwanda rwahakanye kenshi, ariko ku rundi ruhande M23 ikavuga ko irwanira uburenganzira bw'abaturage b'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi barimo kwicwa, kugirirwa nabi ndetse n'ibindi. Akaba ariyo mpamvu yahisemo kubarinda ndetse no kongera kurokora ubuzima bwabo. Twavuga ko bari baramaze gushyirwa ku ruhande n'ubutegetsi bwagiye busimburana Kinshasa bijyanye n'ubwoko bwabo. M23 ikavuga ko amahoro arambye adashoboka hatabayeho ibiganiro bya politiki bya nyabyo hagati ya Kinshasa n'uwo mutwe. Kuba rero aba bayobozi bombi bafite ijambo rikomeye mu miryango y'akarere byaba amahirwe cyangwa se ibibazo. Icyambere, bashobora gukoresha wenda iyi myanya bagiye gufata mu guharanira amahoro arambye ndetse no gufatanya n'ibindi bihugu mu rwego rw'akarere no ku rwego rwa Afurika mu kugarura koko amahoro no guhagarika izi ntambara. Ariko nanone bishobora gukomeza kubaha amahirwe noneho yo kunyuzamo ibitekerezo byabo bya gisirikare, kuko bombi bashyigikiye n'ubundi uburyo bwo gukemura amakimbirane binyuze mu ngufu za gisirikare aho kuganira. Ibihugu byombi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Burundi biri mu myanya idasanzwe yo kuyobora imiryango ikomeye cyane, ariko nanone ubundi yakifashishijwe mu gukemura ibibazo by'akarere. Nyamara nibyo bifite ingabo ziri ku rugamba mu burasirazuba bwa Congo. Abasesenguzi baravuga ko niba aba bayobozi bombi batagaragaje ubushake bwo guhindura inzira, bakemera ibiganiro cyangwa se bakemera gukemura ikibazo cy'intambara binyuze mu biganiro, bishobora kuzarangiza ahubwo noneho kuzarangira aba bayobozi boretse akarere cyangwa se intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ifashe indi ntera. Ibishobora guteza rero ihungabana rishya mu karere k'ibiyaga bigari. Ariko nanone niba bakoresheje ubuyobozi bahawe bushya mu gushaka amahoro ya nyayo ndetse no kwemera ko abaturage bose bafite uburenganzira bungana, bishobora kuba intangiriro y'amahoro arambye mu karere karangwamo intambara kuva mu myaka irenga 25. Tugana ku musozo rero, Tshisekedi muri iki cyumweru arahabwa inkoni yo kuyobora Icglr. Ni mu gihe akomeje guhangana na M23 ndayishimiye yazayobora AU umwaka utaha, kandi nawe afite ingabo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse afatanyije na mugenzi we Tshisekedi Chilombo. Ibi rero birashyira ubuyobozi bw'imiryango y'amahoro mu maboko y'abayoboye intambara, bigatera impungenge n'ubwoba ndetse udasize n'amatsiko ku hazaza h'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'igishobora kuzaba ku buyobozi bw'aba bagabo bombi. Mukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubana no mu yandi makuru atandukanye.